Ibintu 15 bigaragaza umukobwa w'ikigoryi hamwe n'ubusobanuro bw'ibya buri kimwe ndibuze kuba navuga. Ninza kubesha unyandikire muri comment. YouTube channel ni inkuru nshyashya, niturangiza tubiganireho. Twagiye rero. Ibi ni ibisanzwe bigaragara mu myitwarire y'abantu batita ku kwiyubaha, uburere cyangwa ubushishozi. Ndibivuze ko umukobwa wese ugaragaza kimwe muri ibi ngibi ngiye kuvuga ari ikigoryi, ahubwo ukuntu gusesengura imyitwarire idakwiriye. Icyambere, kuvuga n'aba bandi buri gihe cyangwa nk'ibyo twakita gusebanya. Dushatse kuvuga ko umukobwa uvuga abandi nabi buri gihe aba yerekana ko adafite ubwenge bwo kubaha abandi, kandi akenshi aba yifitemo ishyari. Icyo ni icyambere ndetse n'ubusobanuro bwacyo. Icya kabiri ndetse n'ubusobanuro bwacyo, kwishyira hejuru. Bishatse kuvuga ko kwiyemera no kwibona nk'uwarenze abandi igihe nyamara nta mpamvu ifatika ibigaragaza. Ni ikimenyetso cy'ubuswa n'ubutagondwa. Ku cya gatatu, kubeshya kenshi umukobwa uhorana uburiganya n'ibinyoma yerekana ko adashoboye kugira indangagaciro nziza cyangwa kuba inyangamugayo. Turigira ku cya kane, kwigira nk'uwamenye byose. Bishatse kuvuga iki? Kwemera kuzi ibintu byose ntumenye n'igihe cyo kumva abandi ni ikimenyetso cy'ubujiji n'uburangare bwo kwiga. Icya gatanu, gukoresha umubiri nk'indwaro yo kubaho. Ibyo ni bimwe biranga umukobwa w'ikigoryi utagira ubwenge. Nongere mbisubiremo, ufite kimwe muri ibi ngibi ntibisobanuye ko ari ikigoryi cyangwa utagira ubwenge, ahubwo umuntu wujuje ibi bintu byose ngiye kubabwira ni ikigoryi. Hagati aho ngaho wibuke gukanda subscribe ku nkuru nshyashya, utange like, comment ndetse unasharinge iyi YouTube cyangwa iyi video kugira ngo algoritme y'iyi content ize kuzamuka imenywe na bose. Niturangiza tuzaye tugira imbaraga zo kugira ute, zo gushyiramo agatege tubakorera video z'ubwenge ndetse zirimo n'amagambo yunguka, kugira ngo niba twabonye ibibazo bimeze nk'uku nguku tumenye n'inama twagira ute twabahereza kugira ngo turusheho gutera imbere ndetse twaguke no mu bitekerezo. Ku cya gatanu ndagisubiramo, gukoresha umubiri nk'indwaro yo kubaho. Bishatse kuvuga iki? Gukoresha gusa imiterere y'umubiri nk'ubwiza cyangwa ibice by'umubiri kugira ngo agere ku kintu. Birerekana kubura icyerekezo no gucika intege mu gushaka ibisubizo byubaka. Turajya ku cya gatandatu, kudaha agaciro amasomo cyangwa uburezi. Ibi byo rero bishatse kuvuga iki? Umukobwa utemera kwiga cyangwa kwiyungura ubumenyi ari ingenzi aba agaragaza ko adatekereza ku hazaza he. Icya karindwi, kwirengagiza inama z'abantu bakuru. Kunanirwa kwakira inama cyangwa kunenga ni ikimenyetso cy'ubwenge buke no kutihangana. Gukunda ibishashagirana gusa. Icyo ni icya munani. Bishatse kuvuga kwibanda gusa ku bintu by'inyuma nk'imodoka, imyambaro, amafaranga ndetse n'ibindi bishashagirana by'igiciro, aho wakwita ku ndangagaciro n'ubumuntu bigaragaza ubujiji. Aho kwita ku ndangagaciro n'ubumuntu, ibyo bigaragaza iki? Ubujiji. Kudashishoza mu byo akora. Gufata ibyemezo bihubukiwe, byaba mu rukundo cyangwa ubuzima busanzwe, ni ikimenyetso cy'umutima udatekereza. Ku cya cumi, kiri kutubwira ngo kugendera ku marangamutima gusa. Bishatse kuvuga iki? Wenda ngo kuba yifashisha amarangamutima gusa nta bushishozi cyangwa kwihangana bituma akora amakosa. Icya 11, kwishyira mu bantu bose uko baboneka cyangwa guhinduranya.
warahinduranye inshuti z'abahungu cyangwa ibitekerezo nta kinyabupfura. Ndongera nsubiremo, kwishyira, icyo ni cya 11, kwishyira mu bantu bose uko baboneka. Bishatse kuvuga ngo guhinduranya, warahinduranye inshuti z'abahungu cyangwa ibitekerezo, ibyo nta kinyabupfura bigaragaza, kutagira umurongo cyangwa uburere. Icya 12, kudashobora kwisobanura mu buryo bwubaka, gutukana, kurakara bidafite impamvu cyangwa kutagira ikinyabupfura mu biganiro ni ikimenyetso cy'ubujiji. Icya 13, gukunda kwiyerekana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aka kantu mukumva, ndongera ngasubiremo, gukunda kwiyerekana cyane ku mbuga nkoranyambaga, kwerekana ibintu byose by'ubuzima bwe ku mbuga nkoranyambaga, cyane iby'umubiri cyangwa iby'ibanga, bishobora kugaragaza ubushake bwo kwitabwaho ko byagenda kose, kabone niyo byaba mu buryo budakwiye. Icya 14, kubaho nta ntego. Umukobwa udafite aho ajya, udafite inzozi cyangwa icyerekezo mu buzima, aba yerekana ko adatekereza ku hazaza. Icya 15, kwishyira mu matiku no mu bitagira umumaro. Bishatse kuvuga iki? Kwitabira ibiganiro bibi, ibihuha cyangwa imvururu z'ubusa buri gihe ni ikimenyetso cy'umutima udashaka amahoro. Umwanzuro rero, umukobwa w'ikigoryi ntagaragazwa n'uko asa cyangwa akeneye amafaranga, agaragazwa n'imyitwarire itari myiza, kutagira intego no kutita ku burere cyangwa ubumenyi. Nubwo umuntu ashobora kugira kimwe cyangwa bibiri muri ibi, iyo biba byinshi kandi bihoraho, biba ikibazo gikomeye cyane. Nanone rero, niba wifuza urutonde rw'ibigaragaza umukobwa w'umunyabwenge cyangwa wiyubashye, ndagutegurira n'urwo rutonde rwose. Kandi niba wifuza ko nkomeza urwo rutonde rw'umukobwa mwiza w'umunyabwenge, nawe ushobora kuba wavuga ati uyu muntu yavamo umugore muzima, mukaba mwabana kubaka urugo rugakomera, urwo rutonde narwo ndarugukorera. We nta kindi usabwa, urakora subscribe ku nkuru nshyashya, nurangiza utange n'igitekerezo cy'uko wenda twakomeza iyi nkuru, ukande na like.